كتاب الطهارة. باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. Igitabo cyigisha ibigendanye n'isuku. Umuryango wigisha ku bigendanye n'amazi. Hadithi yaturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishimire, yaravuze ati: Intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yavuze ku bigendanye n'amazi y'inyanja iti: Ni amazi asukuye ndetse n'ibyipfushije byayo biraziruwe. Yakiriwe n'abayimamu bane na Ibn Abi Shayba n'iyi mvugo niye, na Ibn Khuzaima na Tirmidhi. نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. kubyerekeranye n'iyi hadithi urwego ifite, icyambere nuko iyi hadithi ari hadithin sahih, ni hadithin sahih. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح سألت عنه البخاري فقال صحيح. إمام الترمذي yavuze ko iyi hadithi iri ku rwego rwa hadithi hasan sahih, akaba na Bukhari yaramusubije akavuga ko ari hadithin sahih. وقال الزرقاني في شرح الموطأ، Imamu Az-Zurqani mu gusobanura igitabo cya Al-Muwatta cya Imamu Maliki yavuze ko hadha hadithun aslu min usul al-Islam talaqatuhu al-ummatu bil qabul. Az-Zurqani yavuze ko iyi hadithin ari imwe mu misingi y'Ubuislamu, ndetse abamenyi bose bahaye ireme ndetse bakanayikoresha mu nyigisho zabo. وقد صححه جماعة يتوفز جماعة ni al-Bukhari na Muslim na ashabi sunan na baraba b'ibitabo bya as-sunan. Iyi hadithi rero ntabwo ari sahih gusa, Bukhari yavuze ko ari sahihin, wal Hakim wa Ibn Hibban وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن خزيمة والدارقطني وابن خزم وابن تيمية وابن دقيق العيدي وابن كثير وابن حجر نباندي بافزكو أري حديث صحيح برينغا أبا إمامو بجرا كل ميرونغو إتتنا وتاندتو. Hadithi rero mu byo dukuramo nyuma yuko tumaze kugaragaza urwo igifite ndetse n'imvugo abamenyi bagiye bavuga kubyerekeranye ni hadithi. Iyi hadithi Imam Shafi'i qala hadha hadithun nisfu ilmu at-tahara. Ku muntu ushaka kumenya ibyerekeranye n'isuku, Imam Shafi'i yavuze ko ari hadithi ifite kimwe cya kabiri cyo kwisukura cyangwa se mu byerekeranye n'ubumenyi bwo kwisukura. في الحديث طهورية ماء البحر وبه قال جميع العلماء. nanone iyi hadithi yo kwisukura wisukuza amazi y'inyanja bavuze ko ari amazi y'isuku, ndetse akaba ari nabyo abamenyi bose bavuze. Ni hadithi amazi y'inyanja na amazi afite isuku adashobora kuba yakwanduzwa n'umwanda uwo ari wose. Reba ko n'amazi y'inyanja n'ubundi abatemba, kandi amazi atemba ntabwo yanduzwa n'icyari cyo cyose gishobora kuba cyajya muri ayo mazi. الماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة الطارئة على محل الطاهر من بدن أو ثوب أو بقعة أو غير ذلك. nanone n'amazi ashobora kuba yasukura umwanda muto. Uko ngo iyo tuvuze umwanda muto ni wa mwanda utagutegeka kuba wakwiyuhagira janaba igihe uri kwisukura, naho umwanda mukuru ni umwanda ugutegeka kuba wakwisukura wiyuhagiye ijanaba. Ati rero amazi y'inyanja wayakoresha agasukura umwanda mukuru n'umwanda muto,
ndetse n'ahandi hantu hashobora kuba hagiye umwanda nko ku mubiri cyangwa se ku mwambaro cyangwa se ahantu ku butaka cyangwa se n'ahandi. Ni ukuvuga ngo rero ni amazi afite isuku anasukura n'ikindi icyo ari cyo cyose, kandi ntacyo bitwaye kuba wayakoresha mu mibereho iyo ari yose. أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام ماء باقيا على حقيقته ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها. ikindi dukura mategeko dukura muri hadithi nuko igihe amazi ahinduye impumuro yayo cyangwa se ibara ryayo cyangwa se umwimerere wayo tuzi, analma impumuro cyangwa se ibara cyangwa se kubera ko yahinduwe n'ikintu tuzi ko n'ubundi gifite isuku, ariko ayo mazi akasigara ku mwimerere wayo, ni ukuvuga ngo ayo mazi kabone niyo yagira umunyu mwinshi cyangwa se akaba urubura rwinshi cyangwa se akagira ubushyuhe bwinshi, ni ukuvuga ngo ari amazi igihe yahinduye ibara cyangwa se uburyohe ariko akaguma ku mwimerere wayo, kuko ashobora kuba amazi y'inyanja tuzi ko ari amazi agira urwunyunyu cyangwa se umunyu mwinshi muri yo, ni ukuvuga ngo ari amazi cyangwa ibyo bintu turimo kumva ku rurimi ntabwo biza ngo bigire ari amazi afite umwanda, ahubwo ari amazi aguma ku mwimerere wayo tukaguma tuyakoresha. ikindi twunguka muri hadithi يدل الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء. hano harimo na adab turimo dutozwa muri hadithi. Niba abasangirangendo baje bakabaza ku byerekeranye n'amazi y'inyanja ndetse n'ibyipfushijemo, hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabasubiza ibi bisubizo, harimo no kuba amazi ahari ubona ari menshi bitaguha uburenganzira bwo gukoresha amazi y'umurengera mu kwisukura cyangwa se no mu gukoresha ibindi bintu, ahubwo fata amazi agendanye n'igikorwa urimo gukora. Kwiyuhagira wenda ku bantu biyuhagira bakoresheje utujerekani, kuba imvura yaguye waretse ikigega cyuzuye, ntibiguha kuba wakoresha utujerekani dutatu ngo ugiye kwiyuhagira cyangwa se gutawaza, ahubwo n'ubundi ukoresha yandi wari usanzwe ukoresha. Imvugo dusanga muri hadithi qawluhu sallallahu alaihi wasallam at-tahuru ma'uhu, intumwa y'Imana irimo kuvuga ko amazi y'inyanja ari amazi afite isuku, ni bisobanuro ko mukhassas binususin, tutavuga ko amazi y'inyanja ariyo yonyine, ahubwo n'ay'ibiyaga bigiye cyangwa se n'ikindi kijyanye twaha igisobanuro cy'inyanja ariko amazi atangana, kuvuga ngo ikiyaga, ikivu, ni kuvuga ngo nabyo biraza mu tegeko ryari amazi. Anamitat alhayawan albahru halal, harimo ikindi cyuko icyapfiriye mu mazi kigapfa ari amazi atagezwemo n'icyorezo, kubera ko ibyo ngibyo ntabwo twemerewe kuba twarya igihe ari icyorezo cyateye mu mazi cyangwa se ari imiti bateye mu mazi bigatuma bira bikoko cyangwa se bira bisimba biba mu mazi bipfa. Ni ukuvuga ngo ni ibyishikwe n'amazi kandi biba no mu mazi, kubera ko hari imvugo abamenyi bayigeze batandukanyaho mayitatuhu wa mitatuhu, batandukanya iri jambo bavuga ko hari ibyapfiriye mu mazi binaba mu mazi, nta n'ubundi buzima bizi uretse ubwo mu mazi. Ibi ngibi akaba ari nabyo bigambiriwe muri iyi hadithi. Ariko hari n'ibindi bishobora kuba biba mu mazi binaba n'imusozi, ni ukuvuga ngo iki ngiki kiba mu mazi ukagisanga no mu mazi arimo cyapfiriye atari icyorezo cyakishe, aho ngaho kirafata iri tegeko ry'uko n'ubundi ni icyaha. Ariko ugisanze imusozi ariho cyapfiriye,
ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe kuba wagiha iri tegeko ngo nuko byavuzwe kandi nabwo kiba mu mazi. Ni ukuvuga ngo kigomba kuba cyapfiriye muri ayo mazi. Rero ibyapfiriye mu mazi binaba mu mazi, ibyo ngibyo ni halali kuri twe kuba twabirya. Akaba ari nabwo imvugo abamenyi bose bavuze ko ni nta tandukaniro cyangwa se nta mwihariko w'ibindi cyangwa se bya bisimba tuvuga ngo bifite inzara, ni ukuvuga ngo nk'ingona, ni ukuvuga ngo hari imvugo y'abamenyi byose babishyizemo. N'inzoka nabyo babishyiramo kuba iba mu mazi, ndetse tukaba twanayisanze mu mazi, ushoboye kuba wayitegura ukayirya biremewe. Jawazu rukubu al-bahri li ghayri al-hajj wa umra wa jihadin. Nanone biragaragaza ko muri imvugo abasangirangendo byanze bikunze babajije intumwa y'Imana kubyerekeranye n'ibyipfushije, ni ukuvuga ngo bari babisanze mu mazi, ntabwo byari byabasanze ku nyanja, babisanze mu mazi hagati. Kuko ngiye hadithi nanone iragaragaza ko wemerewe kuba wakurira inyanja n'amazi ukayigenda hejuru, utagiye wenda muri hijja cyangwa se muri umra cyangwa se no guharanira inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ni ahantu Allah yashyize nanone umuntu ashobora kuba yakorera urugendo. Kubera ko niba Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze zahara al-fasad fi al-barri wal-bahr bima kasabat aydin nasi, kuko ngo iyi nanone ni dalili nibwo irimo kuza ivuga ko ubwononye bukorerwa imusozi no mu nyanja, no kuvuga ngo byanze bikunze abantu babagiye banyuze mu nyanja. Hari ikindi cya 10 twunguka muri hadithi, fadilatu ziyadatun fil fatwa ala su'alin وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم أو أنه قد يبتلى به كما في ميتة الحيوان البحري للراكبه. harimo ikintu gikomeye cyane n'umuntu urimo gutanga fatwa uyu munsi agomba kwibandaho, kongera kuri fatwa ubajijwe, kugira ikindi wongeraho mu gihe ubona ko wabajije ashobora kuba yagira urujijo ku cyo umubwiye, ukamwongereraho. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari bayibajije ku cyerekeranye n'amazi y'inyanja. Wenda bari babibajije bijyanye n'uburyo wenda bashobora kuyakoresha bisukura, kubera urujijo bari bagize ku byerekeranye n'urwunyu cyangwa se umunyu uwo mu nyanja cyangwa se ibindi biba byapfiriyemo. Ibyo byose bakeka ko bishobora kuba byakwanduza aya mazi, bigatuma batayakoresha mu kwisukura, haba umwanda muto cyangwa se umwanda munini. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije ibabwira ko ari amazi afite isuku. Ziyada yongereho ikindi, ntabwo ari ibyo gusa, yabakuriye n'urujijo bya bindi bakekaga ko byateye umwanda ari amazi, ahubwo iti nababwira ko n'ibyapfiriyemo byose bifite isuku ndetse biremewe no kuba wabirya igihe byapfiriyemo, kuko ngo n'ibyapfuye byose bidafite bitabazwe mu buryo bwemewe n'amategeko y'Ubuislamu. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة السمك بجميع أنواعه وحرم ما عداه مثل الكلب الماء وخنزير وثعبانه وغيره مما هو على صورة حيوان البر فإنه لا يحل عنده. إمام أبو حنيفة ويفزكو isamaki n'ibindi byose biri mu bwoko bw'amasamaki igihe ubisanze mu nyanja byemewe kuba wabirya igihe byapfuye bitabazwe. Hanyuma ibindi bitari amasamaki nk'imbwa zo mu mazi cyangwa se ingurube zo mu mazi cyangwa se inzoka zo mu mazi n'ibindi ala surati alhayawan albarri, bifite ishusho y'ibisimba cyangwa se inyamaswa zo ku butaka, we yavuze ko bitemewe. هذا مذهب أبو حنيفة. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح. إمام أحمد
muri madhehebu yiwe we yavuze ko byemewe kurya inyamaswa zose cyangwa se ibisimba byose byapfiriye mu mazi ukabisanga byapfuye, wemerewe kuba wabirya, uretse igikeri n'inzoka ndetse na timsah n'ingona. Iyo niyo madhehebu ya Imamu Ahmadi ibn al-Hanbal. وذهب الإمامان مالك والشافعي, naho Imamu Shafi na Maliki bo bavuze ko ibintu byose, ibisimba byose byapfiriye mu mazi ari naho biba, igihe ubisanze byapfuye bavuze ko wemerewe kuba wabirya. استدلالا بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر, وصيد البحر هنا يريد به المصيد. bifashishije gihamya iboneka muri Qur'an, aho Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Maida ku murongo wa 96 aho yavuze ati muziruriwe n'ibyo mwahize mukabona mu nyanja, ibyo mwakuye byose mu nyanja mwemerewe kuba mwabirya. Wa biqawlihi sallallahu alaihi wasallam, ndetse banifashishije gihamya y'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aho yavuze ati muziruriwe ibyipfushije bibiri, seneni ndetse n'imyijima n'inyama z'imyijima. Rawahu Ahmadu wa Ibn Majah qala fi al-qamusi al-hutu huwa as-samak. Al-jaradu wal-hutu, ibyipfushije iseneni ndetse n'isamaki. Allah rero atwongerere gusobanukirwa ubumenyi bw'idini, ndetse tunasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadha billahi tawfiq wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.